Kampala, umujyi mugari ukaba kandi n'umurwa mukuru w'igihugu cy'abaturanyi b'u Rwanda, Uganda, ukundwa na benshi kubera impamvu zitandukanye zirimo n'umwihariko wihariye wawo. Nk'umuntu wifuza kuwutemberamo bwa mbere, hari ibyo ukwiye kumenya mbere yo kugenda. Byose BGU Space yabikusanyirije hamwe mu kiganiro gihinnye cy'urugendo yawugiriyemo muri gahunda yo kugirana ikiganiro na Yago Pondat cyangwa se Nyarwaya Innocent, umunyamakuru wanditse ibigwi mu bitangazamakuru by'umwihariko mu myidagaduro y'u Rwanda, usigaye ariho abarizwa kuri ubu. Ikintu cya mbere ukwiye kumenya ni amakuru, cyane ko ariyo y'ingenzi, akaba ari nayo tugiye kukugezaho. Icya mbere ukwiye kuba witeguye ni ukuba ufite amafaranga agera cyangwa akarenga mu yo tugiye kukubwira kugira ngo urugendo rwawe rurusheho kugenda neza. Kuri ubu hari amasosiyete menshi y'imodoka zitwara abagenzi mu mujyi wa Kampala, hakaba n'amasosiyete y'indege akora ibyo. Nta nzira y'amazi yerekeza muri uyu murwa, ikizakorohera ukawugeramo neza niba wifuza kudahendwa n'urugendo, ukagerayo amahoro nta mvune kandi ukaba ufite umutekano, yewe n'urugendo rwawe ntirube rurerure. Wifashisha sosiyete y'imodoka ya Trinity. Trinity ni sosiyete itwara abagenzi mu modoka nini zerekeza muri East Africa. Ibiciro byayo werekeza i Kampala ni ibihumbi 25. Gusa icyo wamenya nanone ni uko iyo urimo uva i Kampala werekeza i Kigali, ibiciro byongera hasaga ibihumbi 7, aho wishyura ibihumbi 32 bikaba muri 80 by'amagande. BGU Space irabagezaho aya makuru, inabasangiza urugendo rwo kujya i Kampala no kuvayo. BGU Space yagombaga guhaguruka kuwa kabiri ku ya 14 ku isaha ya saa 2. Ku bagenzi bose bifuza kugenda mu myanya myiza, bajya Nyabugogo mbere ahategerwa amabisi yerekeza i Kampala, n'ubundi mbere y'umunsi bazagenderaho bagahitamo imyanya bazishimira kugenda bicayemo. BGU yafashe umwanya wa mbere. Umwanya uwo ari wo wose wafata ntiwishyuzwa, umugenzi afata uwo ashaka bitewe n'igihe ahagereye. Mu gihe atanze abandi, uje wese nyuma agasanga umwanya akunda wafashe ntajurira. Umunsi nyirizina ugeze nk'uko biba byanditse ku itike, umugenzi agira Nyabugogo mbere y'isaha 1 ku isaha yateganyijwe y'urugendo. Kuri BGU wese ko byagenze, yari yakerewe cyane, ndetse byabaye ngombwa ko afata moto imwirukankana ngo acike umubyigano w'ibinyabiziga wari uri mu muhanda ayo masaha. Iyo moto yaramuvudukanye, gusa nanone ntibyari byoroshye. Yahageze habura iminota 20 ngo urugendo rutangire. Umuntu wifuza kujya i Kampala bwa mbere, byaba byiza gufata iki mu mutwe ko kugera Nyabugogo amasaha y'urugendo yageze ari bibi cyane. Rwose ushobora kubura amahirwe 99% yo kugenda, kuko mu gihe usanze imodoka yahagurutse rwose bibi ntambara ikomeye. Akihagera, BGU wari ufite itike n'ubundi kuko yari yayifashe mbere ho y'umunsi ngo urugendo rube, yeserekeza aho bateresha kashe. Wajya guteresha kashi ku byangombwa bye bimwemerera kugenda. Ibi byangombwa birimo irangamuntu cyangwa se passport ku muntu uyifite. Mu gihe ufite irangamuntu uhabwa kajeto kariho amakuru y'aho werekeje n'igihe uzagarukira. Amaze guteresha yerekeje mu modoka, gusa ku mwanya we wa mbere yatangajwe nuko yahasanze umugore wari wicaye mu myanya 2 kubera ibiro byinshi yari afite. Uwo mubyeyi yari munini cyane kugeza ubwo BGU yihengetse ku kanya gato cyane abona iby'urugendo biri buze kumukomerera. Uwo mubyeyi nawe yamugiriye inama y'uko bimukundiye agashaka undi mwanya akamureka akicara aho hombi, byabera byiza bombi kurushaho, bitakunda akihangana. Byabaye ngombwa ko ashakisha imyanya yari itarimo abantu. Icyakora ku bw'amahirwe aza kubona undi mwanya. Muri ako kanya urugendo rwari rurimo rusatira gutangira. Chauffeur n'umuherekeza we n'undi mugabo ukora mu biro bya Trinity bahise binjira. Uwo mugabo ahita asaba abagenzi bose ko bakwiye kwitegura urugendo, ariko mbere ya byose ko bagomba kubanza gutegura imitima yabo bakiragiza Imana. Yatangiye gusenga yereka Imana urugendo. Nyuma yo gusenga, uwo mugabo yarasohotse maze umuherekeza w'abagenzi atangira gutanga amabwiriza y'urugendo. Nk'umugenzi uzaba werekeza i Kampala bwa mbere, ntibizagutangaze kuko nugenda mu modoka z'isosiyete rwose uzasabwa gusenga ukifatanya n'abandi kwiragiza Imana kugira ngo mugereyo mugiye amahoro, cyangwa se nimutanagerayo Imana ibatabare mu byago byose mwahurira nabyo mu nzira. Mu gutanga amabwiriza y'urugendo yaragize ati: bagenzi bahire, tubifurije umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2025. Turabamenyesha ko hari kubura iminota mike cyane ngo urugendo rwacu rutangire. Buri mugenzi akwiye kwambara umukandara ku bw'uburinzi bwe. Urugendo rwacu rwerekeza i Kampala ruragira stopover cyangwa se aho tuza guhagarara hatatu. Aha mbere
ni ku mupaka wa Gatuna, aho ndetse buri mugenzi wese ari butereshe kashe ku byangombwa bye ku mpande z'imipaka yombi. Abarangiza guteresha baraza gukoresha ubwiherero mu gihe baraza kuba babikeneye, banafate n'akayaga, bafate n'agakawa cyangwa se n'ibindi byabaramira mu gihe nabyo babyifuje. Turongera guhagarara Imbarara, nabwo abantu bajya mu bwiherero nanone bagura ikibaramira. Turongera guhagarara i Kampala, ari naho dusoreza urugendo rwacu. Tubifurije urugendo ruhire. Yongera no kubivuga mu Cyongereza ngo abagenzi batumva ururimi rw'Ikinyarwanda nabo ubwo butumwa bubagereho. Ku yandi mabwiriza, buri mugenzi wese abaza amasaha agomba guhagurikiraho n'agomba kugirira i Kampala mu gihe urugendo rwe nta kirogoya kibayemo. Abazi neza kandi ko urugendo rwe ruri mu mufate nibura amasaha 12, mu gihe urugendo rwe ari urwihuta akoresha amasaha 11. Mu modoka za Trinity kubwo kwihuta akenshi bakoresha amasaha 11 yuzuye. Muri uwo mwanya bisi yahise ihaguruka, gusa mu guhaguruka hari umusore w'inkorokoro wahise atangira gusakuza ati mwimusiga. Abari mu modoka bose batangira kureba nk'abatunguwe, babanza kumwihorera, ariko yongera umurego mu rusaku ati ntimumusige ahubwo ticyange nayihomba, ariko sinamusiga. Abagenzi bose batari ko se wa musore we wagize ikihe kibazo? Umusore ati hari umukobwa dusize tugomba kujyana. Benshi mu bagenzi bati reka sha, iyi bisi ntuzi ko ari nk'indege, ihagurutse bayahagurutse biba byarangiye. Abandi bati ariko wanamubwira akajya kuri ofisi ya Trinity agatereta baho akamanuka n'indi modoka iza kuza nyuma yacu mu masaa 3. Umusore ati reka yewe mureke mvemo, uwo mbabwira sinamusigana mba. BGU nawe yaratunguwe ati nyamara urukundo ruracyabaho, ati uyu musore ni mumwumve dushyigikira urukundo. Abagenzi bose bumvaga bakanavuga Ikinyarwanda bataho urukundo ruganze, bataho ubwo muhamagara vuba afata akamoto kamwirukankanika dufatire mu nzira. BGU n'abandi bagenzi bari bicaye mu bice bimwe bati ariko urabeshyera ubusa, tugize amatsiko yo kumenya uwo mukobwa wa musore we, nidusanga adafite uburanga bukomeye turumirwa. Mu minota 10 yonyine umukobwa yahamagaye umusore ko ari inyuma ya bisi. Abari mu rugendo bakurikiraniraga ibyo hafi basabye shoferi bamwinginga gushaka ahantu hafi yahagarara uwo mukobwa akagera ku modoka. Byarabaye, umukobwa arinjira. Mu kwinjira abantu bose baratangaye bavuza akaruru kubw'uburanga buhebuje bwe. Abagabo bamwe bati uyu ari nge sinamusiga. BGU nawe mu karuru kenshi ati nanjye ndi umusore rwose, uyu mukobwa sinamusiga, tubonye icyo warwaniraga kuva kare. Ubwo iyo nkuru niyo yabaye y'urugendo kuva i Kigali kugera Gatuna, bose bavuga ko uwo musore ari imfura, agifite urukundo muri we kandi ko yakoze igikorwa cy'ubutwari. Ndetse uwo musore nawe ashimira abagenzi bose kubwo kumva ikibazo cye. Abandi bagenzi biganjemo abasaza bakuru batari kuri ya mukobwa ubutaha ntazaba indangare, atari nk'indege rwose yamusiga, iby'ubwiza nta wabireba. Mu kugera ku mupaka wa Gatuna, benshi bahise bajya guteresha, abahavuye bakajya kwinanura, abajya gutera indabo kugira ngo bamererwe neza mu nda bakabikora nabyo. Nyuma y'iminota nka 30 urugendo rwerekeza i Kampala rwarakomeje. Umubari muri iyo bisi ya Trinity bakomeje kugenda batangarira ubwiza bwayo bw'ukuntu ifite ibyicaro byiza nk'ibyo mu ndege, ugenda wegamye mu gihe ubishaka ugasinzira, kandi abashoferi bayo bakagerageza kwihuta ariko badahutaza ibiri mu nzira. Utaragera Imbarara kuri stopover ya 2 ubanza kunyura mu mujyi wa Kabare, nubwo mutahagarara. Uyu ni umujyi muto mwiza nawe ugitera imbere. Icyakora ukirenga ku mupaka wa Gatuna ubanza gutungurwa kuko uvuye mu rw'imisozi 1000 aho mwakatakataga Macross. Uganda ni igihugu kirambuye, ndetse kuva ku mupaka wa Gatuna ukarenda ugera i Kampala muba mugendera ku nzira irambuye gusa nk'uko urugendo rwa Kigali Kayonza rujya kumera. Umujyi wa Mbarara wo ni munini cyane ugereranyije n'uwa Kabare, kuko no mu gihe mugenda mutegereza igihe muraza kuviramo bigatinda. Gusa nanone ntimurambirwa cyane kubwo kwishimira iyo miturirwa ihubatse n'ibibaya byiza bishashe bihakikije n'amafamu meza yaho. Iyo murenze Mbarara mukomeza urugendo rurerure ruba rugiye kuberekeza i Masaka, gusa Masaka ntimuyihagararamo, murakomeza mpaka ni Kampala. I Kampala ukihagera mwurukira ku biro bikuru bya Trinity. Niba witegura kugenda ari ubwa mbere, uzirinde kuzagira ahandi werekeza muri uyu mujyi kuko ushobora no kuwutakariramo kubw'ubunini bwawo wayobye mu gihe utibuka neza aho werekeza, cyangwa utazi zimwe mu ndimi zakoreshwa rurimo Ikigande na Runyankore Rukiga. Uhita werekeza mu biro bya Trinity ugahamagara ugiye kureba akaza kuhagusanga. Kuri ibi biro hari intebe zo kwicaramo no kuruhukiramo, akaba wifi. Kuri BG Space
yahamagaye bamwe mu bagize famiye ye yaragiye kureba baza kumutora mu murwa mukuru wa Kampala. Mu gihe udafite simukadi y'ingande, hari abanyarwanda benshi baba ku mabisi ya Trinity wakwegera bakagufasha bakaguhamagarira buje kureba. BGU yari yerekeje mu gace kitwa Narumonyi, ni nko kumva Kanombe muri Kigali ukaba uri Nyabugogo, undi uza kugutwara akaba ari mu gace ka Kanombe cyangwa se mu bice bya Masaka. Aho umuntu uza kukureba bimutwara umwanya, biba bisaba kwihangana cyane ko kubwo kuba umurwa mukuru wa Kampala ari mugari cyane, usanga tumwe mu duce twaho kuva muri kamwe werekeza mu kandi bigusaba umwanya utari muto. Nyuma y'igihe kingana n'isaha, BGU Space abagombaga kuza kumufata bamugezeho ajya mu rugo kuruhuka. Nyuma y'umunsi umwe yavuganye na Yago Pondat, bahita bemeza gukorana ikiganiro mwabonye cyo gushyigikira BGU Space. Uva na Rumonyi werekeza aho Yago Pondat yarari, n'urugendo rugera mu isaha imwe n'igice wicaye kuri moto. Mu gihe uteze imodoka byagutwara nibura amasaha 3 kubwo ku imodoka z'i Kampala zitwara abagenzi zigenda zihagarara cyane. Mu bice bya Uganda bisa naho bigora cyane, icyakora abamotari baba biganje mu mihanda yose. Ibyo bituma moto ariyo rugendo rworohera umuntu wihuta uri mu mujyi wa Kampala. Niba ushaka kuzumvikana n'abamotari baho ugahuza nabo, menya zimwe mu ndimi ugomba gukoresha mu gihe uhuye nabo. Menya ko ugomba kumusuhuza mbere yo kwicara kuri moto ye, ugira uti jebare ko sebo mu gihe ari umugabo, cyangwa se jebare ko nyabo mu gihe ari igitsina gore. N'ubu rumwe mu bazi Runyankore Rukiga ukaba uturuka nko mu gice cyo mu Mutara gikora ku Bugande, niba kandi uturuka mu bice bya Byumba bikora ku mupaka, ururimi narwo ruzakorohereza cyane ko muri uyu mujyi harimo abantu benshi baruvuga. Nugira amahirwe ukabona umumotari cyangwa se uwuyoboza uruvuga, bizakorohera aho muzagenda munaganira, ugenda ubaganiriza cyane ko Abagande bakunda gusabana no kuganira. Yewe iyo muri kuganira bikorohereza urugendo. Bimwe mu bizagutungura i Kampala nuko uzabona abantu benshi batekera ku mihanda, yewe hari n'abarira mu rugo byasaguka bakabicuruza ku muhanda. Ikindi kizagutungura ni imitwarire yaho, kuko ukinarenga n'umupaka wa Uganda uhita ubona ko byahindutse, shoferi atakiri gutwara mu kuboko yatwariragamo. Ikindi kizagutungura nuko nta burinzi bukomeye cyane bwo mu muhanda cyangwa se amakontrole menshi ahakorerwa, cyane ko nk'abashoferi baba mu moto cyangwa se n'imodoka bashobora kumara n'imyaka 10 ntawe babaza ibyangombwa byo mu muhanda mu gihe badahuye n'ikibazo cy'impanuka. Kuba uzi gutwara ikinyabiziga uratwara nta kibazo. Ikindi kubw'ubwinshi bwa ambutiyaje zikunda kuhaba mu gihe bagutwaye ku kinyabiziga mwambukiranya mu masangano y'imihanda, ibi bishobora kuzagutera ubwoba. Hari akavuyo kenshi kandi gateye ubwoba, buri kinyabiziga kigenzura intambwe zacyo. Ubwo rwose mu gihe waba utwaye n'umuntu pacapaca wanasiga ubuzima. Ibiribwa ku masoko ya Kampala ni nkaho ari ubuntu rwose, kuko rwose mu mitwaro 10 yawe ukora stock mu rugo yuzuye yabasha no kukumaza hafi icyumweru. Imitwaro 10 y'amagande bisobanuye ko ari 9,000 by'amanyarwanda. Bijyanye n'imyenda by'umwihariko ya caguwa yewe n'amashakoshi y'abagore ni ibintu bihendutse muri uyu murwa cyane ko n'abanyarwanda benshi ari naho bajya kurangura by'umwihariko amasakoshi, kuko caguwa kuyirangura uyizana mu Rwanda ibyo byaciwe bitemewe mu gihugu cy'u Rwanda gucuruza imyenda ya caguwa. Nyuma y'iminsi mike BGU Space yamaze i Kampala muri Uganda, yagarutse mu Rwanda. Mu rugendo rwo kugaruka mu Rwanda, n'ubundi ibikorwa mu kujyayo nibyo bikunze gukorwa, harimo gusenga bakiragiza Imana, kumenyeshwa stopover n'ubundi muri bwongera kugira n'ubundi ziba zitahindutse, arizo Mbarara no ku mupaka wa Gatuna n'i Kigali. Mu kugaruka rero ku mupaka wa Gatuna biba byakajijwe cyane, aho umugenzi wese asakwa akantu ku kandi, by'umwihariko uyoba akazana imyenda ya caguwa. Aho rwose biragoye ko wakwinjirana umwenda urenze umwe wa caguwa ku mupaka w'u Rwanda. Icyo cyo ku muntu uzaba ugiye Uganda bwa mbere, BGU Space twamugira inama yo kutazigera rwose yigora agura caguwa zahangaha. Ku bijyanye n'ibyo kurya cyangwa se n'ibyo kunywa, ni byiza ko wazana ikintu kimwe, kuko uzanye birenze 3 bisa bibarwa nk'ubucuruzi, ubwo ibisigaye ubusabwa kubisorera. Abacuruzi baba bavuye kurangura i Kampala baroroherezwa bakajya gusora bagakomezanya n'abandi. Irinde kwinjirana ikiribwa gifite ishashi cyangwa se ngo uzane akavera ukavanye Uganda werekeza mu Rwanda, ako rwose uzagasiga ku mupaka, kuko igihugu
igihugu cy'u Rwanda nticyemera na gato kwinjiza ibintu bitabora mu gihugu. Iyo mumaze guteresha muhita mukomeza urugendo ruva ku mupaka wa Gatuna rwerekeza Kigali, cyane ko uru rugendo aba ari ruto cyane bishoboka ugereranyije n'urwo muba mumaze gukora rwose. Ni nangaha dusoje iki kiganiro twabagizagaho mu ncamake y'urugendo rwa BG Space mu kujya i Kampala. Mwakoze kubana natwe, naho ubutaha turabibutsa ko igitekerezo cyanyu n'inyunganizi byanyu bidahejwe hano kuri BGU Space.